mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Scott Adkins, Mutebutsi, Boyka, bitewe na filime ze warebye ufite amazina ugenda umwita. Uyu munsi niwe utugezaho amagambo 10 yagufasha guhindura byinshi mu mitekerereze yawe n'imyumvire yawe. Nk'umwe mu bantu babashije kuba abatsinze muri ubuzima, agufitiye amagambo 10. Yatega amatwi hano kuri Mukire Entertainment. Kanda subscribe. Nje nitwa Mr Sam, ukore na like kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro byinshi cyane, ndetse na subscribe kugira ngo dukomeze kujya tubana mu bindi biganiro byinshi biri imbere. Scott Adkins, Boyka, Mutebutsi, bitewe na filime ze warebye ufite ukuntu umwita. Uyu munsi reka turebe amwe mu mateka ye magufi, hanyuma turebe aya magambo 10 akubwira kugira ngo nawe ubashe kuba umutsinzi, ubashe kuzagera kugasongera k'ubuzima, bitewe nuko n'umwe mu bantu babashe kuba successful. Yabaye umutsinzi binyuze mu gukora ibiganiro byo kuri televiziyo, mu gukina filime no kuzitunganya n'ibindi bikorwa byinshi cyane bicamikiye ku mwuga w'imyidagaduro. Yes, nabahaye ikaze. Scott Adkins, British actor, producer, martial arts, fighting choreography. Ni umusore udasanzwe. Scott Adkins yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza ku itariki 17 z'ukwa gatandatu 1976. Avukira ahitwa Santon, Coldfield, England, muri leta y'Ubwongereza. Scott Adkins yatangiye kwiga imikino njyarugamba akiri muto cyane, martial arts. Atangira gukora n'umwuga wo gukina filime nyuma yo gutangira kugaragaza impano ye binyuze mu myuga y'imigwanire. Scott Adkins yize imikino itandukanye, harimo nk'iyo bita judo, taekwondo ndetse n'indi mikino nyinshi itandukanye. Nibwo yaje kubonwa n'abantu bategura amafilime, babona ko ari umuntu ushobora kuba yakina filime neza cyane. Yatangiye kuzamuka rero ubwamamare bwe akiri muto cyane, kugera mu 1990 kugera mu 2000. Yatangiye gukina filime zitandukanye, atangira kumenyekana nko muri filime yiswe Undisputed 2, filime yiswe Last Man, Undisputed 3, Redemption. Izi ni filime zamenyekanishije kugeza mu myaka 2006 ubwo yatangiye kuba icyamamare ku rwego rw'isi, ndetse yaje gukina n'indi filime yamugize icyamamare ndetse imuha n'izina natwe dushaka tumwita cyangwa se namwe mumwita, ariyo yise Boyka. Iyi filime yatumye iri zina rimenyekana cyane kuko yakinyemo yitwa Boyka, ndetse abenshi batangira kujya bamwita Boyka. Scott Adkins yagize ubundi bumenyi bugiye butandukanye. Buriya ni umuntu uzi ibintu bijyanye n'imirwanire, afite ubumenyi bujyanye n'itangazamakuru, akora ibiganiro byinshi ku itangazamakuru, ndetse yakomeje kuzamura kariyeri ye ubwo byaje kugera igihe akina filime muri 2009 yiswe Ninja. Ubwo yaje gukina filime yiswe Ninja rero iyi nayo yatumye akomeza kumenyekana cyane hirya no hino ku isi. Expendables muri 2012 nayo yaramumenyekanishije cyane. Accident Man 2018 iyi nayo yaramumenyekanishije cyane. Akomeza gukora n'ibindi bitangazamakuru, akomeza gukorana n'ibindi bitangazamakuru byinshi bitandukanye, ibiganiro byo ku mateleviziyo, akomeza gukina n'izindi filime nyinshi cyane zatumye akomeza kuba icyamamare n'icyatwa abantu benshi barabumenya. Scott Adkins, aya namwe mu mateka ye magufi. Umusore wavukiye mu Bwongereza tariki 17 z'ukwa gatandatu 1976. Avukira aho bita Coldfield mu Bwongereza. Yiga imikino itandukanye, judo, taekwondo ndetse n'indi mikino itandukanye. Atangira gukina filime mu myaka y'1900 kugeza mu 2000, harimo ngiziswe Last Man, Undisputed 2, Red Redemption. Akina izo bisa Ninja, Expendables, Accident Man. Izi zose ni filime zamushyize ku ikarita y'isi kabisa, twese turamumenya, ndetse n'ibindi biganiro byo kwa televiziyo yagiye akora. 10 motivational word from Scott Adkins, amagambo 10 uyu mugabo akubwira. Irya mbere, commitment. Your craft will set apart. Niba ufite intego y'ikintu ushaka kugeraho, ubukwiriye kugiharanira, kandi gishobora kuzagutandukanya n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ariko mu gihe ufite ikintu ushaka kugeraho, ugomba kwitegura kuba wahangana n'inzitizi zose zishobora kuzamo, kuko bishobora kuguteranya n'abantu b'inshuti zawe cyangwa se n'imiryango. Ariko mu gihe ufite ikintu ushaka kugeraho, ugomba kugifightingira kabisa. Uyu ni Scott Adkins. Ku mwanya wa kabiri, discipline. Consistent practice is a key to master any skills. Niba ushaka kugira ikintu gitangaje ugeraho cyangwa se ube umutsinzi, ibi ni bimwe mu byamufashije kuba umutsinzi. Guhozaho kandi ugahora wihugura ubumenyi umunsi ku wundi.
kandi mu bintu ushaka kuba umutsinzimo ukagerageza kujya ubikora buri gihe. Practice is a key mastering any skills. Niba wiga ibintu ugomba kujya ubikorera pratique, sibyo ukajya wiga ibintu ukabishyira mu bikorwa. Yes, ku mwanya wa gatatu, overcoming obstacle is a part of your journey. Imbogamizi ni igice cy'ubuzima cyangwa se ni igice cy'urugendo. Niba uri mu mbogamizi, ibintu ubona bitagenda nk'uko wari warabipanze, ntabwo bivuze ko icyo kintu kidashoboka. Imbogamizi ni igice cy'urugendo ugomba gukomeza kugenda. Yes, Scott Adkins, Mutebutsi, Boyka. Loving what you do fuels success. Gukunda ibyo ukora niyo ntwaro ya mbere, niyo moteri ya mbere yo kugeza ku ntsinzi. Niba ukora ikintu runaka ugomba kugikunda. Kunda ibyo ukora, ubundi intsinzi izaza igukurikiye. Ku mwanya wa gatanu, concentrate on your goals to achieve them. Gomeza ube ku ntego yawe, ntugave kwizima. Intego yawe ugire focus, uhanga amaso ikintu kimwe ushaka kuba umutsinzimo, nibwo icyo kintu uzakigeraho. Uyu Scott Adkins. Ku mwanya wa gatandatu, embrace challenge as opportunity to learn. Fata imbogamizi nk'amahirwe yo kwiga. Yes, iyo imbogamizi zije aba ari amahirwe yo kugira ngo wige, ukomeze uhuguke kabisa. Imbogamizi ntizikagukange. Aya ni amahirwe yo gukomeza kwiga no kumenya uko ibindi bintu biba bimeze. Uyu Scott Adkins. Ku mwanya wa karindwi, step out of your comfort zone to take a risk. Va mu kazitiro kawe k'inzika ufate risk. Fata risk kabisa. Iyo utafashe risk cyangwa se ngo ugire ikintu ukora ubona cyagukira mu byago, bivuze ko nta n'icyagukiza gihari. Yes, ugomba gufata risk, ariko nanone ugafata risk mu kintu ubona ko ufitiyeho ubumenyi kandi mu kintu witeguye kugumamo uko byagenda kose. Fata risk. Ku mwanya wa munani, stay true to your value. Yes, komeza ugume mu gaciro kawe n'umwanya wawe. Yes, komeza wihesha agaciro, komeze ube umuntu uri positive, kandi agaciro kawe ntukapfe kugatakaza uko iboneye kose. Uyu Scott Adkins. Ku mwanya wa 9, collaborate and support others for share success. Korana n'abandi. Yes, ijya gukorana n'abandi, ibyo ni ibintu bishobora kuzakugeza ku ntsinzi yawe byanze bikunze. Uyu Scott Adkins. Ku mwanya wa 10, vision. Have a clear idea of where you want to go in your life. Gira igitekerezo, intego yawe, menya ahantu ushaka kujya. Biragoye kuba umutsinzi muri ubuzima utazi ikintu ushaka kuba umutsinzimo. Niba ukora ibintu runaka, ikintu cyose ukora ugomba kubanza wamenya aho cyerekeza, kuko ntabwo waba umutsinzi cyangwa se ngo ugere ahantu wajyaga mu gihe ugitangira urugendo. Ntabwo wagera ahantu ujya kandi utahazi. Ugomba kubanza wamenya ahantu ujya, ibintu ushaka kuba umutsinzimo, kamenya ibyo ari byo. Uyu ni Scott Adkins. Aya ni amagambo 10 yafashije uyu munyabigwi kuba umutsinzi, kandi ni amagambo meza cyane nawe yagufasha guhindura byinshi, guhindura imyumvire, imitekerereze yawe, bitewe nuko nta magambo yabashije kuba yamufasha kugera kuri byinshi tumuziho. Scott Adkins, Boyka, Mutebutsi, Expendables, Ninja n'izindi filime nyinshi yagiye akina twamumenyemo. Uyu ni Scott Adkins. Yes, ndabashimiye cyane kwa Mr. Sam. Hano ni kuri Mukira Entertainment. Niba warakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo cyane, kandi like, uduhe igitekerezo muri commentaire cy'undi muntu twazavugaho mu biganiro biri imbere w'umunyabigwi, haba mu bukungu, haba muri politique, ndetse n'ikindi cyamamare cyose. Nawe niba uzi ko uri umuntu udasanzwe ukaze kabisa, nawe twandikire muri comments. Ndabashimiye cyane.